uyita inyama y'ingurube cyangwa uyita akabenzi cyangwa uyita indyohesha birayi. Gusa icyo ugomba kumenya, inyama y'akabenzi iraryoha ku buryo wayiriye asigara yikomba iminwa, igahumura neza iyo yageze ku mbehe. Nta magufwa menshi igira kuko igice kinini cyayo ni iruti gusa. Inyama y'akabenzi irorohera ku buryo bitagora uyikacanga nk'uko bigenda ku zindi nyama. Si ibyo gusa kandi kuko ivura na bwaki, umwana wayiriye hatemba itoto. Nta ngaruka agira mu mubiri nko kuba yakwandura indwara ya gute nk'uko bigenda ku wariye nyinshi. Inyama y'akabenzi ishobora guhuza inshuti zari zashwanye, wamaze gusobanukirwa icyanga cyayo yumvise uyivuga nabi mushobora gutana mu mitwe. Hambere aha abatazi ibyayo bayimenyeraga ku isayo cyangwa umwuka mubi wayo igusanganiza mbere y'uko uyegera, ariko ubu yahindutse misaya myiza. Iba akabenzi kakirizwa umushyitsi w'imena ku meza. Ibyiza byo ni byinshi, gusa iyo idateguwe neza ishobora kugutera inzoka yitwa tayina. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo nzoka yitwa tayina iyo imaze gukura ishobora no kugera ku bwonko ku buryo yakuviramo kurwara igicuri. Ushobora kubyumva nk'ibitangaza. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nyama y'ingurube benshi bazi ku izina kabenzi. Kaze neza mw'isi y'indyohesha birayi. Uyu munsi turibanda ku kibazo ishobora kuguteza n'uburyo wabyirinda. Mbere y'uko nkomeza, reka mbasaba akantu. Wewe wafunguye iyi video ukaba utarakanda subscribe, ndagusabye rwose ngo ukandeho ubundi ujye udukurikira mu ba mbere. Njyewe uri kumva nitwa Penuel Muvandimwe. Mbahaye ikaze mu kiganiro menya cy'uyu munsi. Abakunzi b'inyama mu mijyi no mu byaro hano mu Rwanda bagaragaza ko bigoye kwicara mu kabari kadategura inyama y'akabenzi, kuko ari inyama nziza kandi ibaha umunezero iri ku isahani iherekejwe n'igitunguru, indimu, agasenda, ibirayi cyangwa igitoki. Abakunzi b'inyama ikomeje kugwiza igikundiro mu rw'imisozi igihumbi bavuga ko bisaba ubushobozi no kumenya aho bayitegura neza, kuko bayikaranga bagatandukanya umuhore n'ibinure igashya neza, bityo bigatuma bahorana amashyushyu yo kuyihereza. Ni inyama bavuga ko idahenze, bityo bigatuma buri muntu ushaka kurya inyama yayihitamo. Reka noneho tuvuge ku nyama y'ingurube idateguwe neza, aho itera teni yibyara igicuri. Ubundi abategura inyama y'ingurube cyangwa se akabenzi bagirwa inama yo gutegurana ubuhanga iri funguro, bitandukanye n'andi matungo, kuko ishobora gutera inzoka ya teniya zikunze kuboneka mu ngurube. Ingurube zandura inzoka ya teniya binyuze mu kurya umwanda wo mu musarane, naho umuntu akaba ashobora kuyandura binyuze mu kurya inyama y'ingurube mbisi cyangwa zidahiye neza. Izi nyama hanini ziba zirimo amagi avukamo izi nzoka za teniya. Iyi inyama yatetswe neza hariya amagi arapfa. Iyo rero zidatetswe neza ngo zishye nibwo ariya amagi yanduza umuntu wayiriye. Uyu wariye akabenzi kadateguwe neza kandura teniya ashobora kwanduza abandi mu gihe bahura n'umwanda we wo mu musarani, cyangwa bamwe bituma ku gasozi ukaba wahandurira. Teniya ni inzoka mbi cyane kuko iyo ikigera mu mubiri w'umuntu irakura igatangira kumugendamo, ari nako imuteza ibibazo birimo kuribwa mu nda, hakaba n'ubwo zimara igihe zarabaye nyinshi zikagera ku bwonko, umuntu akaba yakurwara igicuri. Zishobora gutera kwizinga kw'amara, bikaba bishobora gukenera kubagwa ndetse no kwangirika kw'agace k'ijisho. Teniya yarahagurukiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Nshimiyimana Ladislas yashinzwe ubushakashatsi ku ndwara zititaweho uko bikwiye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Avuga ko teniya iterwa n'isuku nke, gusa mu Rwanda abenshi bandurira mu kurya inyama y'ingurube. Ati ni ukuba umuntu atagize isuku ihagije, ariko akenshi mu Rwanda usanga benshi bayanduzwa no kurya inyama y'ingurube zidatetse neza mu gihe bariye ku ngurube isanzwe ifite indwara ya teniya. Avuga ko rimwe na rimwe indwara zititaweho uko bikwiye zemejwe na OMS, iyo ivujwe hakiri kare irakira burundu. Ati rero iyo bayipimye bakayisangamo baguha imiti, ni indwara ivurwa burundu, inzoka wari ufite zose zigashira. Nshimiyimana Ladislas kandi akomeza agira ati ariko hari n'abagera ku rwego rwo kugira igicuri, hakaba hakorwa ibizamini byisumbuyeho kugira ngo barebe niba atari uduce twa teniya twageze mu bwonko.
nubwo igicuri gishobora guterwa n'ibindi bibazo. Aborozi b'ingurube basabwa kwirinda kuzisohora mu biraro ngo zijye ku gasozi, ndetse no gushyiraho ingamba zihariye zituma n'iziri mu biraro zidashobora kwanduriramo. Abantu binjira mu biraro nabo basabwa kubanza gukandagira mu miti yabugenewe yica mikrobe n'utundi dukoko twaba twafashe mu nkweto kugira ngo twe kubona icyoho cyo kwinjira mu kiraro. Aborozi basabwa kugira umusarane witaruye ikiraro ku cy'ingurube ku buryo iramutse inacitse idashobora kuba yahayobera ngo irye umwanda ihasanze. Bibutswa kandi gukingiza ingurube no kuziha imiti ivura inzoka zo mu nda zishobora guturuka mu byo zirya n'ibyo zinywa. Ikindi, umutetsi agomba kuyiteka igashya mbere yo kuyirya, koza imboga neza, kongera isuku y'ibyo kurya, iyo ku mubiri n'iy'ibikoresho bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Abakunzi b'inyama y'ingurube bamaze kugwira hirya no hino mu gihugu ku buryo abenshi batandukanye muri Kigali bamaze kuyoboka ahantu hatandukanye hategura neza iri tungo. Nshuti zacu rero mwari mudukurikiye, ni naha dusubikiye ikiganiro menya cy'uyu munsi. Njye wakibagezagaho ni Penuel Muvandimwe. Iyi channel ni Mira Rwanda nk'ibisanzwe. Niba utarakora subscribe rwose ndagusabye kugira ngo uyikore, kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Iki kiganiro wagikunze ushobora no kugisangiza inshuti yawe, ugakora share, like na comment, nabyo ni ingenzi. Ufite igitekerezo cy'ikiganiro twazakugezaho ushobora kutwandikira kuri izo nimero tuba twatanze. Ushobora no gushyira muri comment. Imana ibarinde, mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavuna imitozo.